Imana irema isi yaturemeye ibimera, bityo muri ibyo bimera tugenda tubikoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko hari igihe usanga tutazi neza umumaro w'ibimera dukoresha cyangwa se icyo bitumarira mu buzima bwacu. Uyu munsi naje ngo nkubwire ubwiza n'umumaro w'igitunguru cya onyo. Igitunguru cya onyo tugikoresha mu buryo butandukanye, hari abakirya muri salade, hari abagishyira ku biryo, hari n'abagikaranga. Nguhaye ikaze niba uri mushya akaba aribwo ugeze kuri iyi channel, gushimira by'umwihariko nawe udahwema kubana nanjye. Igitunguru rero biba byiza iyo ukiriye ari kibisi kuko nibwo kiba cyifitemo intungamubiri yose kandi ihagije. Uko urushaho kugikaranga no kugiteka niko kigenda gitakaza bimwe mu bikigize. Igitunguru rero kigiramo imyunyungugu, gifitemo umunyungugu wa sodium, kigira potassium, kikagira folate, kigira vitamini A, kikagira C, kikagira na D. Kigira umunyungugu wa calcium, magnesium na phosphore n'indi itandukanye. Umumaro wa mbere w'igitunguru cya onyo ukiriye ari kibisi, gitera imikorere myiza y'umutima kuko cyifitemo ikinyabutabire bita flavonoide. Icyo kinyabutabire kigabanya ibinure bya cholesterol. Ibinure bya cholesterol bishobora gutera ipfukirana ry'umutima, bityo umutima ntukore neza, bikaba byakongerera indwara ndetse n'ibyago byo kurwara hypertension. Gifitemo ikindi kinyabutabire cyitwa thiocyanate. Icyo kinyabutabire gitera amaraso gutuma atembera neza. Ni ukuvuga ngo kikurinda indwara zashamikira mu gutembera nabi kw'amaraso nka stroke ndetse n'izindi. Umumaro wa kabiri, gikomeza amagufa kuko mu gitunguru dusangamo miligrame 25.3 z'imyunyungugu ya calcium, kandi uwo munyu ni ingenzi cyane mu gukomeza amagufa ndetse unakurinda bya bindi bita osteoporosis, kumungwa kw'amagufa. Kandi kukirya ari kibisi bituma utagira bya bindi byo kuvunagurika kw'amagufa bya hato na hato. Umumaro wa gatatu, cyongera ubudahangarwa bw'umubiri kuko gikungahaye ku kinyabutabire cyitwa antioxidant. Igitunguru kibisi kizamura abasirikare b'umubiri ndetse kigabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara ya kanseri. Umuntu ukunda kurya igitunguru kibisi ntakunda kurwaragurika. Twa turwara tuza ugasanga turafata abantu bose ntabwo dukunda kumufata, n'iyo twaza ntabwo dutinda gukira. Umumaro wa kane, kivura indwara z'ubuhumekero. Kifitemo ikinyabutabire kirinda indwara za allergie, zirimo ibicurane ndetse no gufungana kw'amazuru. Ikinyamakuru bita Daro kandi cyandika ku miti kivuga ko ikinyabutabire cya antioxidant dusanga mu gitunguru kivura indwara ya asima ndetse bikanagabanya ubukana bwayo. Guhekenya igitunguru kibisi ni byiza cyane ku muntu urwara asima. Umumaro wa gatanu, gituma amaso abona neza kuko cyifitemo ikinyabutabire cyitwa selenium dusanga mu gitunguru. Gituma umubiri wawe wakira vitamini E, bityo bigatera amaso yawe kubona neza, kikanakurinda indwara zifata amaso. Umumaro wa gatandatu, kivura impumuro mbi yo mu kanwa. Gifitemo ikinyabutabire cyica amabagiteri aba yasigaye mu kanwa kacu nk'igihe dukunda kunywa cyane ibintu by'amasukari. Iyo ukunda kugihekenya rero cyica ayo mabagiteri, bityo bikakurinda indwara yo guhumura nabi mu kanwa.
kuko irabangama ikabangamira n'abo muri kumwe. Ibi ni byo naguteguriye rero, wakoze kubana nanjye, nawe niba wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe, kande ku nzogera kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Bye bye, ndabakunda.